Ipapayi ni urubuto ku isoko rusigaye ruhenda, nyamara uruteye ntiharenga umwaka rutarera kuko ni rimwe mu mbuto zera vuba. Mu kurya ipapayi urarihata ukarikuramo utubuto tw'imbere kuko nubwo natwo ari umuti ariko tuba turura cyane. Ipapayi ni urubuto rwiza cyane kuko rufite imimaro itandukanye. Ipapayi rikize kuri byinshi cyane harimo vitamine A, vitamine C, vitamine E, beta carotene, papain, imyunyungugu itandukanye. Dore imwe mu mimaro y'ipapayi rifitiye ku buzima bwacu. Ipapayi ni umuti uvura kwituma impatwe cyangwa se kutituma. Kurirya byibuze gatatu buri munsi birarivura. Amata yaryo azwiho gukoreshwa mu nganda zikora shikarete n'izibika inyama mu bikopo, ndetse anatuma inzoga zo mu nganda zigumana umwimerere wazo. Ipapayi kandi ririnda kanseri cyane cyane izo mu mara kuko ryoza mu nda. Ku barwayi ba diyabete ni ryiza kuko nta sukari nyinshi ibamo. Agakombe k'umutobe waryo kaba gafite garama 8.3 gusa. Rifasha mu kugabanya umubyibuho kuko uretse kuba ridafite isukari nyinshi, rinatera guhagisha bityo ntube warya byinshi. Ipapayi kandi rizwiho kurinda indwara zinyuranye z'umutima kuko rituma amaraso atembera neza. Nk'urubuto rukize kuri vitamine C, ipapayi rifasha mu kongera abasirikare barinda umubiri no kubongerera ingufu. Ku bagabo ribafasha mu buryo bwinshi cyane kuko ribafasha mu kongera umurego mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina kuko rizwiho kuzibura imitsi y'amaraso. Rirwanya kandi cholesterol mbi mu mubiri. Iyi twavuze ituma imitsi y'amaraso iziba kuko ibimeze nk'ingese ikaba igenda ikaziba imitsi y'amaraso. Bityo rero kurya ipapayi kenshi bishobora kuzibura imitsi. Nk'uko twabibonye rikize kuri vitamine A. Yizwiho kurwanya ubuhumyi n'izindi ndwara z'amaso zitandukanye. Kurirya birwanya rubagimpande, kuribwa mu ngingo n'ubundi bubabare bunyuranye. Rifasha kandi mu gutunganya uruhu no kururinda gusaza. Niyo mpamvu hari amavuta yo kwisiga usanga ipapayi rivanzemo. Ku bakobwa n'abagore rirwanya kuribwa mu gihe cy'imihango. Ushobora kuba uvuye mu kazi unaniwe cyane, hita urya ipapayi kuko rifasha mu kumva uruhutse kuko rirwanya stress. Amababi yaryo kandi akiri mato aribwa nk'imboga. Imbuto zaryo rizwiho kurwanya inzoka zo mu nda kimwe n'amata yaryo. Hari ibintu ugomba kwitondera mu gihe urya ipapayi. Ipapayi rihabwa umwana iyo byibuze agejeje amezi 8 kuko ni rumwe mu rubuto rushobora gutera ubwivumbure mu mubiri. Kurirya ridahiye neza bishobora kukuryaryata mu munwa no ku rurimi kubera amata yaryo. Ni byiza kurirya rihiye neza. Umugore utwite agomba kwirinda iridahiye neza kuko ni kimwe mu bishobora guhungabanya umwana uri mu nda. Bityo aba akwiye kurirya rihiye neza. Umuntu uririye rikamugwa nabi inshuro nyinshi, ubwo umubiri we uba urigiraho ubwivumbure, ashobora kurireka. Ngibyo ibyo wamenya ku ipapayi twagarutse muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe n'ugenda utayikoze, ukande like, usiga comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana.